irazirikana. Imana yacu irumva, ifite amatwi. Umugabo mubana ushobora kumubwira ntagutega amatwi, ushobora kumubwira ntaguha umwanya, ariko Imana yacu iguha umwanya. Imana yacu itega amatwi, Imana yacu itanga keya. Mwari mubizi ko Imana ivumana? Ntabwo cyangwa ntabwo muzi ko ishobora kuvumana? Uzakuvuma nanjye nzagira gute? Nzamuvuma. Niko ibyanditswe bivuga. Barasenga basengera Petero. Mana, Petero, Herode agiye kumwica nkuko yishe Yakobo. Agiye kumwica kubera abayuda barishinyanesheje abayuda, none agiye kwiyongeza Petero amwice. Turabyanze. Mwami wacu, Mana yacu, niba uri Imana ishoboye, umva gusenga, umva amasengesho, ukize Petero. Ntabwo dushobora gukorera Imana turirimba gusa tudasenga. Korale igomba gusenga, ikagira umwanya igasenga Imana, kugira ngo ibi bintu dukora bitandukanye n'ibyo abisi bakora. Biba bikeneye imbaraga z'Imana zigira gute? Zibiherekeza. Biba bikeneye imbaraga z'Imana zibisiga. Bagenzi be bagiye mu cyumba barasenga, baravuga ati ntacyo dushoboye gukora, ariko icyo twashobora cyonyine no gusenga, no kumusengera, kugira ngo Imana imuhe kwihangana. Herode ngo yarategereje yuko isabato irangira, yamara kurangira akabona kumwica. Urumva abanyedini bategereza ko isabato irangira, arakwibikira akavuga ati umva, reka isabato ize kurangira, ndaza kukwereka. Yego, barasenze, Imana ikora iki? Barasenze, Imana irabakiza. Barasenze, Imana irabakiza. Iminyururu yari ibaboshye igira gute? Irabohoka, iracika. Iminyururu yari ibaboshye yaracitse cyangwa ntabwo yacitse? Amasengesho aca iminyururu. Amyayo kwizina ryanjye iko mutima we uganukirana amazi bamunyirukana. Amyayo kwizina ryanjye iko mutima we uganukirana amazi bamunyirukana. Satani aribuze gukiranirwa nanjye, ashaka kunyihera.
Yesu, uri umuvugizi wacu imbere y'Imana. Ubwo dufite umuvugizi imbere y'Imana ntabwo dufite ubwoba. Ubwo tuvugira imbere ya Data ntabwo dutinya. Satani ajya twihebesha ashaka kugira ngo atwibutse gukiranirwa, ariko iyo dutumbiriye mu ijuru tugatumbira umusaraba, tubona Mwami, tukubonamo gukiranuka Kristo, twumva dufite amahoro, twumva tunezerewe mu mitima yacu. Ushimwe kubw'uyu mugoroba uduhaye umugisha wo kuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni iry'imbaraga, ijambo ryawe ryaratubyaye, ijambo ryawe ryaraturemye, ijambo ryawe ryatubeshejeho, ijambo ryawe ryaratwambitse, ijambo ryawe ryaratugaburiye, ijambo ryawe ryaduhaye ibyo kunywa. Ijambo ryawe ni rizima Kristo, ijambo ryawe ni rizima. Turagushimiye muri uyu mwanya. Turasaba imbaraga z'Imana muri iri teraniro, turasaba ubwiza bw'Imana muri iri teraniro. Satani kirogoya turamurwanyije mu izina rya Yesu. Turasaba ubwiza bw'Imana kugira ngo bugaragare muri iri teraniro. Izina ry'Imana nirishimwe, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Umugisha buri muntu wese uteze amatwi kugira ngo yumve icyo uvugana nawe. Umugisha buri muntu wese uteze amatwi kugira ngo yumve ijambo ryawe muri uyu mugoroba. Umuhe umugisha, uteze amatwi kugira ngo twumve icyo uvugana natwe. Uhagarare nanjye Mwami kuva dutangiye kugeza dusoje mu izina rya Yesu, amen. Twagize ibihe byiza, twaganiriye ku magambo avuga kugira gute? Avuga gusenga. Twabonye ko gusenga bifite imbaraga, twabonye ko gusenga bikora ibintu bidasanzwe. Twagiye twumva amagambo atandukanye, umwigisha w'ijambo ry'Imana yatuganirije muri uwo mugoroba. Tugenda twumva tubona abantu basenze kandi Imana igakora ibitangaza n'imirimo kubera ko basenze. Nyuma yaho turimo dutanga komantere kuri iryo jambo, twagiye tuvuga abantu benshi bagiye basenga. Twavuze ku Bayuda ubwo bari bagiye kurimburwa ko bafashe amasengesho y'ingahe? Bafashe amasengesho y'itatu, hanyuma ntibaba bageze gute? Bakirimbuwe. Yego, murabyibuka Esiteri ubwo yabwiraga bene bo bakababwira ngo mureke dusenge, ngewe ntacyo nabamarira. Kandi bamubonagamo iki? Bamubonagamo umumaro. Yego, buriya ba Morodekayi bamubonagamo umumaro, ko ari mwene wabo, dufite umwamikazi mwene wacu, hari icyo yatumarira. Ariko arababwira ati ngewe ubwanjye ntacyo nabamarira. Yego, arababwira ngo icyo nabamarira gusa nuko twasenga. Kandi twamaze gusenga Imana yakora ibirenze ibyo dutekereza. Yego, bamaze gusenga Imana yarabikoze. Yego, twarabibonye. Twabonye na Paulo nawe ari mu nzu y'imbohe. Paulo na Sila ubwo bari mu nzu y'imbohe bafite abarinzi babagose, bamwe hano, abandi aha, inzugi z'ibyuma zifunze. Yego, barasenze Imana ikora iki? Barasenze Imana irabakiza. Barasenze Imana irabakiza. Iminyururu yari ibaboshye igira gute? Irabohoka, iracika. Iminyururu yari ibaboshye yaracitse cyangwa ntabwo yacitse? Amasengesho aca iminyururu? Amasengesho aca iminyururu? Yego Sylvie, buriya nawe umaze kubimenya. Amasengesho aca iminyururu iboshye abantu. Imana yacu ni ishimwe. Niduhimbaza Imana, tukaramya Imana, tujye twongeraho no kugira gute? No gusenga. Nituririmba tukaramya Imana, tujye twongeraho no gusenga ndetse no gusoma ijambo ry'Imana. Twabonye nyuma yaho Petero nawe ubwo Herode yaramaze kwica Yakobo, aravuga ati na Petero ndamwiyongeza. Yego, bagenzi be bagiye mu cyumba barasenga, baravuga ati ntacyo dushoboye gukora, ariko icyo twashobora cyonyine no gusenga, no kumusengera kugira ngo Imana imuhe kwihangana. Herode ngo yarategereje yuko isabato irangira, yamara kurangira akabona kumwica. Urumva abanyedini bategereza ko isabato irangira, arakwibikira akavuga ati umva, reka isabato ize kurangira ndaza kukwereka. Ariko bene wabo bagenzi be baravuga bati ntacyo twakora, bajya mu cyumba barasenga, basengera Petero. Mana, Petero, Herode agiye kumwica nk'uko yishe Yakobo. Agiye kumwica kubera Abayuda barishinyanejeje. Abayuda
none agiye kwiyongeza Petero amwice. Turabyanze. Mwami wacu, Mana yacu, niba uri Imana ishoboye, umva gusenga, umva amasengesho, ukize Petero. Petero marayika ngo yaraje amugira gute? Amukoma mu mbavu. Amasengesho afite imbaraga. Amasengesho afite imbaraga. Abantu bazajya baza gusenga kwa gatatu ni bande? Hari abanze kuzamura batazajya baza. Ariko mujye muza dusenge, tuba dufite ibintu byiza, tuba dufite umugisha w'Imana mu materaniro yacu dusenga. Rero mureke twaririmba, twaramya Imana, twahimbaza Imana, twongereho n'iki? Twongereho no gusenga. Dukeneye gusenga kandi cyane. Abantu bose bagiye bakora umurimo w'Imana, abantu bose bagiye bakorera Imana, bagiye babishobozwa no gusenga. Ntabwo dushobora gukorera Imana turirimba gusa tudasenga. Korali igomba gusenga, ikagira umwanya igasenga Imana, kugira ngo ibi bintu dukora bitandukanye n'ibyo ab'isi bakora. Biba bikeneye imbaraga z'Imana zigira gute? Zibiherekeza. Biba bikeneye imbaraga z'Imana zibisiga. Biba bikeneye imbaraga z'Imana kugira ngo abantu babyumva bikore ku mitima. Message dutanga ishobore kugira imbaraga, ishobore guhindura. Nicyo Kristo yaduhamagariye, nicyo Kristo yadutumye. Yego, dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 12 umurongo wa 3. Ibice 12 umurongo wa 2. Itangiriro ibice 12 Itangiriro ibice 12 umurongo wa 2. Haranditse ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Niko handitse, nzaguha umugisha, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Murongo wa 3 haravuze ngo nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amen. Aha twumvishije umugisha. Tugiye kuvuga ku mugisha kugira ngo umuntu abone umugisha ni iki bimusaba. Kugira ngo umuntu ahinduke umugisha, kugira ngo umuntu abe umuntu uhesha umugisha biramusaba iki? Ntabwo wakwizera Imana utarafata icyemezo, ntabwo wakwizera Yesu utarafata icyemezo cyo kugira gute? Cyo guhinduka. Ibi bintu dukora byo kuramya birasaba ko tubanza gutekereza. Ese ubundi ndimo nzi ibintu ndimo gukora ibyo ari byo? Ndimo ndaramya Imana cyangwa ndimo ndereka abantu ko ndimo ndi kuririmba gusa? Ndimo ndaramya Imana nabanje kubitekerezaho ibyo ndi gukora. Koko ibi bintu dukora byo kuramya, ibintu dukora byo kuririmba, nibi turimo tuvuga aha ni ukuramya Imana. Hari igihe abantu bitiranya kuramya Imana. Kuramya Imana, guhimbaza Imana. Hari umuntu umwe muri worship team yigeze kumbaza ngo turirimbe yo kuramya ngo turirimbe yo guhimbaza. Ariko igikorwa cyose dukora cyiza, igikorwa cyose dukora dukorera Imana, burya tuba turimo tugira gute? Tuba turimo tuyiramya. Nugirira neza mugenzi wawe, burya uba urimo kuramya Imana. Ninza hano nkavuga nkashima Imana, burya mba ndimo kuyiramya. Yego, hari igihe tubyitiranya ngo uyu munsi ngo turaririmba ngo izigenda gake, ngo turaririmba izihuta, ngo izigenda gake ngo no kugira gute? Ngo no kuramya. Ngo izihuta ngo no kugira gute? No guhimbaza. Ariko ntacyo bitwaye, ariko byose ni ukuramya Imana. Ibikorwa byose dukora bihesha Imana icyubahiro, kubera yuko ikintu Imana yaturemeye, ikintu cyatumye Imana iturema. Rick Warren niwe wavuze ngo tugomba kubaho ubuzima bufite intego. Ubuzima bufite intego bivuze iki? Nuko igikorwa cyose dukora kuva mu gitondo tubyutse kugeza tugiye kuryama,
kigomba kuba gifite, kirimo kiramya Imana. Yego, ubu kubera ko tutarimo duhanura kwa kundi, tutarimo gusimbuka kwa kundi, hari abantu bavuga bati twatashye tutafashijwe, sibyo? Ariko umuntu uwo ari we wese uzahagarara ahangaha akavuga Imana neza, abarimo kugira gute? Abarimo kuramya Imana, mujye munezererwa. Yego, mujye mufashwa. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe uw'umugisha. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ese ufite icyifuzo cyo guhinduka ubwoko bukomeye? Ufite icyifuzo cy'uko Imana izaguha umugisha? Ufite icyifuzo y'uko izina ryawe rizogera? Yego, abantu bose bakomeye, abantu bose amazina yabo yogeye kandi ntasibangane, ni abantu bakoreye Imana neza. Ni abantu bakoreye Imana neza batayibeshye. Ni abantu baramije Imana neza batagira gute? Nta kindi kintu kibiri inyuma, atari kugira ngo tubarebe ko barimo kubyina, atari kugira ngo tubarebe ko barimo kugira gute? Guhimbaza. Abantu bakoreye Imana neza, abo bantu amazina yabo n'ubu turacyayasoma, turimo turayasoma, turimo turabavuga. Abantu bakoreye Imana nta buryarya, nta buriganya, nta kubeshya. Birasaba ikiguzi, birasaba gusenga cyane, birasaba kwizera Imana cyane, birasaba gukiranuka cyane. Niba ushaka ko Imana yogeza izina ryawe, niba ushaka ko Imana iguha umugisha, niba ushaka kuba guhinduka umuntu nawe uhesha umugisha, biragusaba kugira gute? Kandi ntekereza ko twese uko turi iki cyifuzo turagifite. Ntitugifite? Ntabwo dufite icyifuzo cyo guhinduka abantu b'abanyamugisha? Ntidufite icyifuzo y'uko amazina yacu yamamara? None se ubu amazina yacu azamamara tugifite imvune zo mu mutima? Birasaba ko tubanza kugira gute? Kuruhuka. Birabanza ko imitwaro yacu yose dufite tubanza kuyiturwa. Kandi kugira ngo turwe imitwaro nuko ugeze ku musaraba. Iyo ugeze ku musaraba ugahura na Yesu, imitwaro wari ufite ikuremereye ikuvaho. Bya bindi byari byarakubase usigara ubisigira Yesu. Aravuga ngo mwese abantu barushye n'abantu baremerewe, nimuze munsange ndagira nte? Kandi hari abantu batazaho ayo magambo yanditse. Hari abantu batazaho yanditse. Oya, hapana, mutarebye hano. Ariko iyi ni misiyo yacu ya ministeri, ni ukubwira abantu ngo mwese abantu barushye, mwese abantu baremerewe, abantu barushye nimuze munsange ndabaruhura. Ese ibintu tuvuga Yesu arabikora? Yesu afite ubushobozi bwo kuruhura abantu barushye? Yesu afite ubushobozi bwo kuruhura abantu barushye mu maberite? Uri umugabo wo kubihamya? Imana ishimwe. Yesu yarakuruhuye. Ese hari umuntu uri ahangaha ukirushye? Kandi barimo bakirushye. Ariko ndifuza ko muri uyu mugoroba uza gutaha ugize gute? Uza gutaha uruhutse. Umuntu ugifite ibintu bimuremereye, ni ukuri ndakwinginze uyu munsi uze gutaha imitwaro ikuvuye ku bitugu. Uze gutaha uyu munsi, kuko Kristo ateze amaboko ubwo yari ku musaraba, yaravugaga ngo mwese, cyagiye amaboko ye bayatema imisumari. Yaravuga ngo mwese abantu batuye isi murushye nimuzane ibibaruhije ndabaruhura. Mwese abantu batuye isi baremerewe nimuzane ibibaremereye ndabibakira. Twagiye tuyavugaho aya magambo cyane, twagiye tuyavugaho kenshi, twagiye tuyavugaho ibintu byinshi bitandukanye. Ariko Kristo twizeye afite ubwo bushobozi. Yego, biradusaba gusenga, biradusaba kwizera, biradusaba gukiranuka. Izo ni imfunguzo zikomeye z'ubuzima bw'umukristo. Biradusaba kwizera, biradusaba gusenga cyane, biradusaba gukiranuka. Cyane muri iyi famiye yacu, muri uyu muryango wacu wa Excellence,
biradusaba gukora cyane tudafite uburyarya hagati muri twe, tudafite uburiganya, tudafite kubeshyanya. Yego, nibwo tuzahinduka abantu b'abanyamugisha, nibwo tuzahinduka abantu bahesha umugisha, nibwo tuzahinduka abantu bakomeye, amazina yacu akamamara, kubera ko twabaye abantu badafite uburyarya, abantu badafite ibintu bya mbereka, abantu badafite imirenzaho. Imirenzaho murayizi? Hano hepfo mujya muyibona? Mujya muyibona hano hepfo? Ukagirana ikibazo na mugenzi wawe ukamubeshya ngo narakubabariye, kandi ugize ute? Urimo urarenzaho. Yego, ukaririmbana n'umuntu muri hano imbere, ariko uzi ko ushobora guca inyuma ukagira gute? Ukamugirira nabi. Uzi ko nta kintu cyiza ushobora kumwifuriza. Ibyo bintu ni bibi. Ibyo babyita umurenzaho. Ntacyo twaba dukora, twaba turuhira ubusa. Kugira ngo tuzabe abantu bakomeye, kugira ngo tuzahinduke, amazina yacu azaba amazina akomeye, biradusaba kugira gute? Kubwizanya ukuri, tugasasa inzobe, tugakorera Imana nta buriganya, nta buryarya. Nibwo Imana izagira gute? Izamamaza amazina yacu, tukaba abantu bakomeye. Niba tuvuga ngo turi excellent life in God International Ministry, biradusaba kugira ngo ibi bintu, biradusaba ikiguzi, biradusaba gusenga cyane, biradusaba kugira gute? Gukora cyane. Aba bagabo ba Petero mwumva barakoze, barasenze, bemeye gutanga ubuzima bwabo bakorera Imana. Aba bagabo ba Paulo tuvuga ni abantu basize amadiplome yabo y'ama PhD, bafite za doctora barazisiga, baravuga ngo ubuzima bwacu tuburundiriye muri Kristo, ubuzima bwacu tuburunduriye mu Mana, nta kindi kintu kibiri inyuma. Basiga ibyabo. Abo Aburahamu tuvuga bavuye mu miryango yabo, Imana irabahamagara, barabisiga. Basiga ibyabo, basiga amazu, basiga ibintu. Umuntu w'umugabo akajya kwemera kujya arara mu mahema, agenda atazi yava niyajya. Imana imubwira ngo genda, va mu nzu ya so, viwanyu. Nawe Imana irimo iraguhamagara muri uyu mugoroba, va mu muryango w'iwanyu, va muri biriya byose urimo, ukurikira Imana ikwereka icyerekezo cy'uko ugomba kuyikorera. Urimo kwemera kuyikorera? Urimo kwemera kuyihamya? Biragusaba kugira ibyo usiga. Hari ibyo bigusaba kureka. Hari ibyo bigusaba kureka. Haleluya. Haleluya. Biradusaba kugira ngo duhinduke, biradusaba kugira ngo duhindukire. Niba dushaka amazina yacu azaba amazina akomeye, kandi nta kindi, ni ukwiyemeza gusa. Ni ukwiyemeza gusa, kandi Imana dukorera izagira ite? Izaduhemba. Nitugira gute? Nitubikora neza. Nzaha umugisha abantu bakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Muri kumva uyu muntu, izina rye ryamaze kugira gute? Ryamaze kwamamara, kubera yuko yabaye iki? Inkoramutima y'Imana. Kuko wangiriye umugisha nta kumenya izina, icyo wansaba cyose mukunzi nzakigukorera, zatanga n'ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima. Kuko wangiriye umugisha nta kumenya izina, icyo wansaba cyose mukunzi nzakigukorera, zatanga n'ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima. Ntutinye, ntukihebe, nzajya ngukomeza,
nzajya nkuramira, kuko ndi Imana yawe, nzajya ngutabara. Haleluya. Twagize umugisha, Imana itumenye izina. Si umugisha twagize kuba uri ahangaha, kuba waraje ahangaha ukizera Yesu, ni umugisha ukomeye wagize. Imana irakubwira ngo izatanga n'ingabo nyinshi. Imana ifite gutanga ingabo nyinshi ku buzima bwawe, zigapfa ku bwawe, kubera yuko wayibereye inkoramutima. Ese turi inkoramutima z'Imana? Biradusaba kubisigasira, biradusaba kugira gute? Biradusaba kubikorera. Imana yacu ishimwe. Ndifuza ko mu by'ukuri nta kintu byaba bimaze ibyo twakora byose Imana itadufite ku mutima, twaba turimo tugira gute? Turuhira ubusa, twaba turimo dukorera ubusa. Biradusaba gukorera Imana tukavanamo ibintu by'intege nke. Yego, gushyiramo agatege, gushyiramo imbaraga. Niba umuntu w'umugabo avuga ati ndagiye n'umudamu, turagiye dukurikiye Yesu, amafaranga arahari. Niba ujya ukunda kutubwira ngo ba Petero ba Petero babaza Yesu bavuga ngo twebwe abantu basize ibyacu tugagukurikira, uzaduhemba iki? Yababwiye ngo ukima amafaranga? Amafaranga ntabwo abyibuka. Yarababwiye ngo abantu basize ibyabo bakankurikira, nzabakubira inshuro zingahe? Kandi ikigeretse kuri ibyo, ibintu byabo basize ntabwo bazahomba. Niba hari ibyo wasize, we hari igihe uvuga ngo hari ibintu byanjye ngomba kuba ndimo nkora. Hari igihe uvuga ngo ntabwo hari ninjya mu murimo w'Imana, ninjya mu murimo w'Imana ngasiga ibi, ndasanga byapfuye. Ariko barakubwira ngo abagabo hari abari bafite ngoma etaje mu bantu bakurikiye Yesu, bari bafite amagorofa. Abo ngabo bose tuvuga yarababwiye ngo ntabwo muzahomba. Abari bafite kandi kiriya gihe baragurishaga, warabigurisha ukabizana bigakorera Imana, mukabisangira n'abandi na bene so. Yego, rero mureke tubisige, ntabwo tuzahomba kuko twakurikiye Yesu. Aya masaha abandi bantu baba barimo baruhuka, abandi bagiye kugira gute? Bagiye mu bindi bintu bibanezeza. Kuba ibi ngibi tuba twabyigomwa. Muri weekend abantu babananiwe bafite ibintu byinshi byabananije, ukigomwa ukavuga ngo ntabwo ndyama, nta bindi njyamo, ngiye gusenga, ngiye imbere y'Imana. Ntabwo Imana ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza dukora. Ibi ngibi dukora izabiduhembera, ntabwo ari imfabusa. Ariko birasaba ko tubikora tudakururuka, birasaba ko dushyiramo imbaraga, tugashyiramo urukundo, tukereka urukundo Kristo ko tumukunze cyane, atari ibintu byo kubeshya. Tukereka Kristo ko twebwe dukundanye, dufatanye urunana. Ba bantu bari ahangaha ubushize bo muri groupe Horebe, hari umwe wazamuje imeza, bari abantu bangahe? Ariko hari abantu bakivunishanya n'ubu ngubu, kandi rira somo twararigeze. Arababwira ngo mwese muzamura ameza, muteruje agahera. Sa agahera bari bateruje, aya meza bose barayazamura. Agenda agira gute? Bamwe bavamo baregeza basigira abandi. Bamwe mwarabibonye, haza bose umuntu umwe yasigara ateruje imeza agahera wenyine. Yagira gute? Ni umurimo w'Imana, iyi meza igira ngo ni umurimo w'Imana. Murimo murashaka ko umurimo w'Imana ugwa, ntabwo wasenyuka. Twebwe nitwe twahomba, ariko ntabwo wagira gute? Ntabwo wasenyuka. Abantu basize ibyabo bagakurikira Yesu, azabakubira inshuro 100, ngira ngo no kurenga. Kandi ikigeretse kuri ibyo, icyo turwanira nta nubwo ari n'ibintu, icyo turwanira ni iherezo ryiza, n'ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho nicyo duharanira twese, nicyo turwanira twese. Tuzabona ubugingo buhoraho, kandi no mu isi tuzagira gute? Tuzabona umugisha. Turimo twegera umusozo, ntabwo nshaka ko tuza gutinda cyane. Ari muzi ko abantu batuvuma, Imana ikabavuma.
mwari mubizi ko abantu umuntu ukuvumye ashobora kukuvuma bikagira gute, bigakunda, ariko uwo muvumo ushobora kutagufata. Ariko Imana irakubwira ngo umuntu uzagira gute, uzakuvuma nayo izagira iti. Mwari mubizi ko Imana ivumana? Cyangwa ntabwo muzi ko ishobora kuvumana? Uzakuvuma nanjye nzagira gute, nzamuvuma. Niko ibyanditswe bivuga. We mureke akuvume, we mureke akwifurize nabi, wijya kwihorera. Nicyo bivuze. Ntabwo bivuga ngo niba umuntu akuvumye nawe muvume, jya hariya uhangane nawe. Biravuga ngo ceceka. Hari iyo kukuvumira, hari iyo kukurwanirira. Hari Imana twizeye twiringiye ifite imbaraga ishobora kugira gute, kukurengera ikakurwanirira. Kandi wa muntu wakwifurizaga ibibi akagira gute, akaba ari we ubibona. Ibyo yakwifuriza akaba ari we bigira gute, bigarukira. Ariko biragusaba kuba uri inkoramutima, biragusaba kuba uri inshuti y'Imana. Ariko kuba inshuti y'Imana ni ibintu bishoboka. Kuba icyegera cy'Imana, kuba hafi y'Imana ni ibintu bishoboka. Ariko mwaretse ntitube muri rubanda tukaba ibyegera by'Imana. Birashoboka ko twaba inshuti z'Imana, yego, ubuzima bwacu bukaba ubwo kuramya Imana. Hahandi duteraniye turi muri quartier, hahandi tuba mu gipangu, tugira umugisha, hari abakristo dufite baba babana mu gipangu barenze babiri, babana batatu. Hariya ahantu mwahacana umuriro, hari ahantu mwahatse umuriro, Imana ikururuka, abantu bakazamenya ngo ruriya rugo rubamo abantu b'Imana. Yego, kandi Imana yagira gute, yabakoresha ibintu bikomeye. Mwe mugira umugisha, hari umuntu uvuga ati wampa nkagira gute, nkagira mwene data byibuze duturana hafi. Ariko twe tugira umugisha, hari abantu babana mu gipangu barenze babiri. Ntabwo tugomba kuba tubana mu gipangu ngo tugirane ikibazo kandi tubana, ahubwo tugomba gufatana mu maboko, tugafata uyu murimo tukawuterura aho dutuye, aho tuba, tugasengera. Ibyifuzo dufite ni byinshi, ibintu Imana yatubwiye, amasezerano Imana yaragiye iduha ni menshi, tukayabagarira, tukayasengera. Ubuzima tubamo, aho dukorera, biradusaba ko aba ari ubuzima buramya Imana. Business dukora, ibyo tuvuga, aho tugenda, akaba ari ubuzima buramya Imana. Tukagerageza kwirinda ikibi n'igisa nacyo. Ariko birashoboka Mama Jennifer, kwirinda ikibi n'igisa nacyo birashoboka? Cyangwa twambaye umubiri? Birashoboka gukiranuka. Twongeye tubivuga kenshi mu bihe bitandukanye. Abantu bemeye kugira gute, guhara n'ubuzima bwabo n'amaraso yabo barayamena kugira ngo badakiranirwa. Kandi Imana ikagira gute, ikabarwanirira. Twarabivuze kenshi, turavuga ngo Saduraka, Meshake na Abedenego bafashe icyemezo, baravuga ngo ntidushobora gupfukamira Satani, ntidushobora gupfukamira ibindi bigirwamana, tuzapfukamira Imana ya hehe, Imana yo mu ijuru yonyine. Abana b'abahungu, abana b'abasore batashatse baravuga bati tugiye gupfa nikara, nta kibazo. We wavuga uti reka da, reka manze nshake da, byibuze nzasiga kana, reka mbe nyihakanye. Ariko abahungu baravuga bati ntago bishoboka, nubwo tukiri abasore, nubwo ntawe twasiga, ntago mwami, ntago dushobora gukora ikosa. Yego, Imana tuzi neza ko ifite ubushobozi bwo kudukiza. Imana yo mu ijuru twizeye ifite ubushobozi bwo kugira gute, bwo kudukiza. Ariko naho itagira ite, naho itadukiza, iraceceka, igiceceka kugira ngo ikurebe. Birashoboka. Ariko naho itadukiza turemera gupfa. Bivuze ngo bari bazi ko bashobora no gupfa, ariko baravuga ngo ntago dushobora gupfukama, ntago dushobora gupfukama. Ariko wowe akana kari kose karagupfukamisha.
amafaranga 1000 aratuma upfukama ukabeshya, amafaranga 500 aratuma upfukamira Satani ukariganya, 10,000 byatuma ugambanira mwene so, 10,000 uravuga uti mbonye deal, bamubambe kandi ari mwene so. Ariko abandi baravuga ngo ntabwo tugira gute, ntabwo dushobora gupfukama, ntabwo dushobora gupfukamira ibigirwamana, tuzapfukamira iyera yo mu ijuru gusa. Mureke tujye dupfukamira iyera yo mu ijuru yonyine. Yego, Imana yarabakijije cyangwa ntabwo yabakijije? Mu itanura ry'umuriro bagenzemo, babajugunyemo, babandi babajugunyemo ngo nibo ibirimi by'umuriro byahise bikurura birabica. Babandi bari babateruye banagamo, imbaraga z'umuriro kubera ko zari nyinshi nibo zagize gute, nibo zakuruye zirabica. Nibyo umwami agiye kubona, azi ko abahungu byarangiye, agiye kubona babona ngo barimo ari 4 kandi batayemo 3, barimo bigendera bakora defile hehe mu itanura mu muriro ugurumana. Abona barimo baragendagenda, kuko wangiriyeho umugisha hakumenya izina, nzatanga n'ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima. Biradusaba kuba inkoramutima z'Imana. Ntabwo ari ibintu bikomeye, ntabwo ari ibintu bihambaye, nta nubwo ari ibintu bihenze. Ni ugukiranuka tu no gusenga, kwizera, gukiranuka, gusenga, bitatu birakomeye cyangwa biroroshye? Birashoboka. Abahungu baravuga ngo ntabwo dushobora gupfukama. Umwami arangije arababona, kuko ndi kubabona ari 3, ko twashyizemo 3 bambonamo wa 4, kandi uwa 4 niho mbona kakabasa n'umwana w'intama w'Imana. Umwami yahise ahishurirwa, abona Kristo arimo agendagendana nabo, kandi Yesu icyo gihe yari ataraza mu isi, yari mu isezerano rya kera. Ariko ko mbona uriya wa 4 asa, hari igihe batujugunya mu muriro bazi ko ibyacu birangiye. Hari igihe abantu bagufata bakakujugunya mu muriro, hari igihe abantu bagufata bakakujugunya mu itanura bazi ko affaire termine, bazi ko ibyawe bikurangiriyeho. Haleluya. Hari igihe abantu bagufata bagiye batujugunyamo Mana yanjye, bakavuga bati turebe, namwe byababayeho. Ariko ndashima Imana ko bajya bavuga ngo burya wa muntu yari burya arasenga. Uzi ko burya asenga? Ese muzi ko inzobo z'intare batazitujugunyamo? Ibyobo birimo intare zishinyika, bavuga ngo ibyabo tubirebe. Ba bantu bigeze ngo ni abakozi b'Imana, ba bantu bigeze ngo barasenga da. Daniel baramufashe bagira gute? Bamuta mu rwobo rw'intare. Intare zimaze iminsi zitarya, uzari zimaze ingara 7, baze icyumweru intare zitarya, barazisonjesheje. Ariko ngo mu rwobo rw'intare zamubereye matora, ziraryama neza kugira ngo abone ahantu aryama. Hari igihe bacukura urwobo barangiza bagashyiramo intare, barangiza bakakujugunyamo. N'ubu biraba mwabantu, mugira ngo se ubu ntibiba? Bakakujugunyamo bavuga ngo turebe, ngo turebe ko iyo Mana yawe izagukiza. Ariko mwigize abarokora, ngo mwigize abanyamasengesho. Ariko bajya babona Imana iturengera cyangwa ntayo babona? Barayibona. Barayibona mu madebo, keretse badafite amaso. Ariko nzi neza ko hari abo twagiye tubona baza bavuga ngo burya twarabasengeye, kandi tuzi neza ko aribo batujugunyemo. Ngo burya muzi ukuntu twabasengeye, burya mwari muri bya ngo burya twabanaga namwe nubwo mutatubonye. Ngo burya twabafatishaga gusenga, ngo nubwo twasengaga bucece.
madame ntibagiye batubwira, bagiye baza bakabitubwira ngo burya twara kandi tuzi neza ko arimo bagize gute, bafashe n'igitare bakagerekaho, bafashe n'igitare bagerekaho, ariko umuntu agahita ahindukira akaza akavuga ngo ewe ngomba. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana yacu ni ishimwe. Imana yacu igiye hatubera, Imana yacu iratureberera, Imana iratureberera aho abantu batareba. Mureke tuyikomezeho, mureke tuyihambireho, mureke tuyizirikeho. Ntago ari umuhemo, Imana yacu ntago ibeshya. Imana yacu ntago ari umuhemo kandi ntago ibeshya. Imana izatugirira neza kandi muzabibona. Mureke tuyihambireho, muzabibona ko iyo twakurikiye ari iyo kwizerwa, iyo twakurikiye niyo kwiringirwa. Abantu twarabakurikiye ntacyo batumariye, ahubwo badutega ibico bashaka kugira ngo ahacu hibagirane. Ariko Imana yacu ni ishimwe koko, ijya iturengera. Imana yacu ijya itureberera aho tutabona. Ntabwo nabazamuye mu mavuta cyane. Imana iratureberera, Imana tuyizirikeho, Imana tuyikomezeho, izatugirira neza. Worship team, mwizirike ku Mana. Yego, mwikomeze kuki? Ku Mana, izatugirira neza. Korara abarenzi muyizirikeho, muyikorere mutayiryarya, muyikorere mutayibeshya. Ntuyibeshya kuyikorera nayo izakubeshya kugira gute? Mwumvishe ko inavuma? Mwabyumvishe ko Imana ivuma? Wiyumvisha ko nuvuma umuntu wayo nayo izagira gute? Izakuvuma. Nuyibeshya kuyikorera nayo izakubeshya. Aho kugira ngo uyibeshye ngo urimo urakora umurimo wayo ukabikora nabi, afazari wabyihorera. Ariko niba ushaka kugira ngo uyikorere, reka kuyibeshya, kuko nuyibeshya uzitera umwaku, uzishingirira. Fata icyemezo ukura umurimo w'Imana, nta buryarya, nta kubeshya. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nishimwe. Turimo turifuza kuba abanyamugisha, turifuza ko izina ry'uyu muryango wacu ryamamara, turifuza ko amazina yacu amenyekana, turifuza ko amazina yacu yamamara. Biradusaba ku iki? Biradusaba gukiranuka, biradusaba kuba inkoramutima z'Imana, tugakora umurimo w'Imana tutagira gute? Tutayibeshya. Imana izadushyigikira, Imana izaduhindura abanyamugisha. Imana izamamaza amazina yacu, abantu bazatuvuma nayo izabavuma, abazatugirira nabi nayo izitambika kandi izabagirira nabi. Muhaguruke dusenge. Kuko wangiriyeho umugisha ntakumenya izina, icyo wansaba cyose mukunzi nzakigukorera. Ntatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima. Ntutinye, ntukihebe, nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, kuko ndi Imana yawe, nzajya nkuramira. Ntutinye, ntukihebe, nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, kuko ndi Imana yawe, nzajya nkuramira. Haleluya, 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 haleluya.
Imana yacu tuyikorere neza. Irazirikana, ntabwo imeze nka bene wanyu. Irazirikana, ntabwo imeze nk'abariya. Imana yacu irazirikana. Imana yacu irumva, ifite amatwi. Umugabo mubana ushobora kumubwira ntagutega amatwi, ushobora kumubwira ntaguha umwanya, ariko Imana yacu iguha umwanya. Imana yacu itega amatwi. Imana yacu itanga keya. Hari umuntu ufashe icyemezo cyo kuba inshuti y'Imana. Hari umuntu ufashe icyemezo cyo guhindukira akava mu byo yari arimo bitaheshaga Imana icyubahiro. Arahari? Nazamura ikiganza dusenge Imana.